uramutse mugenzi wawe muhagarare umubwire ngo iyi ni bayi komeza umuramutse kandi n'ubu muramukanya mufatane muri babiri ibi bintu uko turabikora uhagaze mu ijambo umuvugemo haleluya umubwire ngo titukibagirwa Imana ya Isiraheli ongera umubwire ngo ntihakagira iby'isi bizagutwara mubwire ngo nubanza ntukanibagirwe umuriro uratse no kuri kimanje
Yona Peti Yona Boa Tako Bakuka. Okay, nani nalinganya voiture ya Kalumba ikutuane munda ngakurumba kama kuna henga umuntu wasofite ikibazo muri iki gisini batunya gusi tugiye kukishukunya mu mubande wa Satani ni musabire bitasi asaba bagamba umugabo witwa amagamba umugabo asayinuka kwishamba asayinuka mu gitanda ariko kwishamba tasayinuka amakuna Yakobo aravuga terurema hano unahita hamu buzima nusu nikindi kingi unyufu bona lala hano mambo wandabala nangaluki nili mutu unambeze jonga unambe jonga yamba umugabo yawe niturangiza uza kuncaho harukundu abagabo ndi bakirasura uko navuze kandi uko navuze nk'umugabo wicaye mu njyako y'ubwami bw'ijuru nta bintu byo gutangaza kuko dushobora gutangaza baba tipe nabo basigaye kuri Yuda nabo barashaka kuri Yesu ni musamuri bikaza ni muvuga ngo haleluya idatuza uza kucaho data wakoze neza muri iki giterane hano wabadije ugasanga yarakaye akaza tureba imirazi kandi wabo ndayobagira ariko ni umukomera amashyi y'umugabo isamba ryakabiri ni mugera muti hariho ale abantu ntibazakwizera muri ale ariko muri retour uzagarukana ikintu kizatuma abantu bavuga muri ale aravuga muri retour akoresha imbaraga harya yavugiye ahura na marayika aramubwira ngo ndagakurikura yitwaga Yakobo umuriga izina riba riri guhinduka hari amazina agomba guhinduka ukoresheje imbaraga zawe nuranga papa bagakuzika muri dapo unagende sans problème sans trace buzira kintu cyo wasi ariko niwo gakorese ni mugera mu inisi asa ngofu inisi imbaraga kama wirirwa gusa kuri rundo buki aramukwingiye kirana na marayika bazuko aramufata aramukwingira neza anamukanya wisha anasesera musesere anamukwate anamupfumbate anamugurete ndagakuriko yari yamenye capacité ye na capacité ya marayika nuhura n'umuntu uzamenye capacité ye numara nawe umenye capacité ya musanguri muri capacité yo hagati uzicishe bugufi tuzana ubukaramusi okay arambwira ngo twone Yakobo kuva imuso none ndaguhindura izina tukiswe Yakobo wiswe Israel shira inanga ni ijambo ry'Imana shira inanga sa
ufite agatambaro cyangwa igitabo akizamure hejuru, ikimenyetso cy'uko Imana itwijije mu mashimwe kandi idufunguriye bifuza. Amen. Subizamo muze hejuru. Ayifate yiwe narangiza tuyatse ikimenyetso kuko ahari umwijima yavuyeho twishyire mu mucyo maze siwaka ukundi kuramutse mugenzi wa muhagarare umubwire ngo iyi ni bayi komeza umuramutse kandi n'ubu muramukanya mufatane muri babiri. Ibi bintu uko turabikora tuhagaze mu ijambo muturemo haleluya. Umubwiye ngo titukibagirwa Imana ya Isiraheli. Iby'isi bizagutwara. Mubwire ngo nubanza ntukanibagirwe. Umuriro uratse bikuru k'Imana.
tuvuge ngo Mana aho aba nibo ba Mose batubwire ngo Mana turagushimiye kuko hari umwijima wukuyeho hasigaye ukabuciye inzira natwe tuzamuye amaboko yacu Umwana senga unafite gushima Mana yacu takita Mana y'abantu n'ibintu Mana ishobora byose Mana uzaba icyonyi cyawe kuko uri umukozi w'umuhanga uri umutuzi w'imitima umuvugizi wacu umusigari wacu umutabazi wacu Yesu Mwana w'Imana tuzakwishima tuzaguha umukozi w'umushima no kuwimana ukora ibitangaza ukora tuzamuye icyubahiro cyawe dushima kuko Imana zikora dushima kuko wanejeje umutima dushima kuko ubwoko bwawe bwose bwandika bwabashe kwakira ijambo ryawe ubundi kandi dushima kuko Imana uzibasezerane kuri twe byose turashimye kuko Imana zibisohoza uzana kubyumvishe kandi bikoze ishimwe ry'imizika ya Yesu Kristo dushimye dushimye kandi dushimye kuri imizika ya Yesu Kristo tugiye gutomba igisimba cy'agashinguro cyangwa amasaha yagiye oya ntitugutambatakiwe okay turabasezeye musigare neza yego okay abo tuzahurira Amerika mu giterane aho muzatwa